ngo niba byanze ndatashe mbese turufuye ko ari ugutaha neza maze kwisiga nambara ipantaro nziza nambara ishati iteye shiramo karuvati ngaruka muri salo umugore ngo wamara ati umusazi narihe sha ati ni wowe nabaye umusazi ryari madamu arambwa zitaho umusazi ni hehe wari wabona umuntu ajya guhinga yamba karuvati numva ijwi rimbwira ngo nimumuzane tumusengere noneho abantu bo bahita birukanka barusha mushumba imbaraga bazana ingobyi mu rusengero mu izina rya Yesu katika jina la Yesu muzure uko ndi gusenga ngira ibyago bikomeye numva ijwi njyenyine nta wundi muntu uryumva irambwira ngo nimuryamishe mu nguni rusengero ku cyumwe arazazuka metavuga ni kuvangirwa kurabaye takata imana bazima toka jina la Yesu ngasenga cyane toka imana Satan she kuya nibuka ijwi rikambwira ngo muryamishe mu nguni rusengero ku cyumweru azazuka kari kwa gatanu ndasenga cyane ruka n'abadayimoni toka Satani she ngatokesha batazibyo ntokesha ijwi rirambwira ngo niba muhamba gapfa ubugingo bw'uzabubazwa kuva ndasoma imirongo 2 gusa kugira ngo nze kwihuta kuva ibice 14 dusome ku murongo waho wa 24 hanyuma turongeye dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 58 ku murongo wa 8 kadusome mu izina rya Yesu Kristo kuva ibice 14 ku murongo wa 24 hari ijambo ryiza ryavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nyingi y'umuriro n'igicu itegereza ingabo z'abanyegiputa bakikamo igikuba. 25 ravuze ngo akurura inziga ku magare yabo bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunge abayisiraheli kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa. Yesaya 58 twihute ku murongo waho w'8. Yesaya 58 ku murongo w'8 aravuze ngo maze rero umucyo wawe uzaherako utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyoro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Amen. Ayo magambo kugira ngo nze kwihuta hanyuma nongeye kuvugaho hanyuma ngusengera Imana. Haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Kuva mu gitondo twize umwigisha mbere twigishije hanyuma mwarimu aratwigisha kandi neza hanyuma reka mvugira ijambo mu magambo make adusenga Imana. Ntabwo nibuze kwigisha kuko byagora. Hanyuma munyemerere mvuge ku ijambo rimwe gusa rivuga ngo Imana itambitse umuseke ku buzima bwaho. Umuseke w'Imana uragutambikiye. Umuseke w'Imana uragutambikiye. Imana itambitse umuseke ku buzima bwaho. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Ari ibintu bibiri Imana yaremye ijoro irema n'amanywa. Hanyuma kugira ngo buke habanza iki? Habanza umuseke. Siko bimeze? Kandi wumve ko mu ijoro ntago barya. Mu ijoro bararya. Umuntu warya nijoro aba ari igisambo. Ngewe nubwo naba mbwiriwe ari gahunda ngiye kwirwamo mu kanya ngiye kujyamo ni nyinshi numva ndi butahe nijoro kakuva mu tosi ndarya. Ariko ninaha iyo ngeze mu rugo saa 4 zirenze, saa 4 nibura saa 4 sinshobora kurya. Nuko nagera mu rugo saa 3 n'igice nago narya. Sinarya amasangaye. Byasaba kwicara amasaha 2 kugira ngo ndyame. Kiza nuko mbyihorera nkaryama wese nadabyesho. Nijoro ntabwo barya. Nijoro ntabwo bambara. Niyo bambaye nijoro bambara amapijame bakamamara bidon nibyo bambara. Niyo myambaro y'ijoro. Kandi
kandi iyo umucyo uje umwijima ugira gute? Kandi none ubu turi ku manywa, ubu turi ku mucyo, siko biri? Nuko umwijima wagize gute? Ubu mukana kagiye kuza saa 12 haraza iki? Haraza ijoro. Hanyuma ndashaka gutangariza ngo mu ijoro hakorwa imirimo mike. Ni mike uzarena kwa muganga mu ijoro. Usanga abazamu barayizamu, abaganga barayizamu, kenshi hari baba basinziriye. Nuko berera iki? Nijoro. Nijoro abamo intambara zikomeye n'abajura n'ibisambo, iteka ryose biza ryari nijoro bigapfumura amazu. Abantu bapfumura amazu ku manywa iteka baba bakeya, akenshi baripfumura ryari nijoro. Nijoro ni gusanga abantu babura abandi bapfa. Nijoro haberamo ibintu bibi bikomeye, ariko ku manywa mu mucyo nimwe Imana itabarira abantu bayo. Twavuze ngo amen. Hanyuma rero kugira ngo amanywa aboneke habanza umuseke. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo umucyo wawe uzakurasira utambitse nk'umuseke. Imana izi umuseke. Haleluya. Kandi umuseke uba hagati nibura ya saa 10 na saa 11. Siko bimeze? Abantu bakera niyo bazi umuseke, abantu babona umushaka kutagumenya kubera n'amatara. Uziko ukwezi gusigaye kuba abantu bamenye ko abaye ukwezi ko kwavuye byose kubera iki? Turi muri Kigali na amatara, ntago tuzi ukwezi. Ariko cyatuma mu cyaro iyo ukwezi kwavaga twariraga hanze, twajyaga hanze no twariraga ukwezi kuva kugira ngo kutumurikire tutira turuha ducana abadadowa n'ibishirira tuzunguza ibishirira. Haleluya. Hanyuma iyo abantu bashaka kuzinduka bazindukaga mu museke. Hanyuma kandi uyu museke warasaga, wasangaga ikirere umuseke warasiye gitandukanye n'ikindi kirere. Hari igihe umuseke watambikaga barawumenyaga kuko wasangaga ikirere cyangwa se kwijuru hasa nk'umuhondo, atasa nk'umuhondo, hari ibara rihari. Uwo ni umuseke. Ndashaka kuvuga imirimo ikorwa mu museke, hanyuma ngusengera Imana. Twavuze ngo amen. Haleluya. Mu museke abantu bararya, mu museke abantu bagubwa neza, mu museke. Haleluya. Ari ijambo bakomeje kuvuga rya Mose. Abayisiraheli Imana ibakura mu Egiputa yakoresheje umugabo witwa Mose. Mwarimu yatinze kuri Mose, reka muvuga gato cyane ntabwo uri mu mutindeho jewe. Hanyuma ndaza gusoza mvuga nk'ibintu bine gusa Imana yakoreye mu museke. Soze ngusengera mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Uyu munsi ndinginga imbaraga z'Imana zikumanukire mu izina rya Yesu. Umugambi w'Imana uyu munsi ugusohoreho. Urabanza usabwe ibintu bine byonyine. Icyambere urabanza gusabwa kwakira amahirwe Imana iguhaye. Hari amahirwe Imana itanga, ni ukwakira amahirwe Imana igize gute iguhaye. Sinzi kuyasobanura. Icya kabiri ni ugushira ubwoba. Ni ugushira iki? Numara gushira ubwoba uri buhaguruka ugende mu izina rya Yesu. Icya gatatu ni ukugaragaza kwizera kwawe. Hanyuma birasaba ngo uzamure kwizera kurenza uko wari ufite. Imana iguterure. Kenshi umuntu ufite kwizera nagatinya ibigeragezo. Hoya ahubwo bigenda hejuru. Tugenda hejuru twebwe. Uhabwa imbaraga zo kubigenda hejuru. Haleluya. Uyu munsi Imana imbabarire iguha imbaraga zo kugenda hejuru y'uburwayi, hejuru y'amadeni, hejuru y'abakuvuga, hejuru y'abakwanga, hejuru y'abarozi, ubakandagire mu izina rya Nde. Twataye haleluya. Ngo barozi, murozi se ni iki? Murozi se ni iki? Ngo umuti w'umurozi se? Tuzongera kumusengera umurozi. Hari abahanuzi oya mushaceke ngwimuka ngo umurozi. Urimuka umurozi wowe.
urimuka umwe ujya ahantu hari batandatu, ubwo se urajya hehe? Ibintu ni bibiri, nakwimuka cyangwa apfe. Bibiliya ivuga ngo umurozikazi nakabeho apfe. Uwo muntu ukuzangisha kuroga apfe. Ntago ari njye umwishe, ni Bibiliya imwishe. Bibiliya yavuze ngo umurozikazi nakabeho, umurozi agire gute? Are nibura hanga uri umurozi upfe. Nibura hanga uri umurozi upfe. Niba hari ukuzangisha umurozi apfe. Tera haleluya. Ntago ari njye umunanguye, ni Bibiliya imwishe. Nemusenga nabi. Urasengera umurozi wawe? Ngo uramwimuka ujye hehe? Uramwimuka ujye hehe? Niyimuke. Natimuka. Safini. Twavuze ngo amen. Wizeye imbaraga z'Imana? Wizeye imbaraga z'Imana? Ngiye gupakiramo imbaraga z'Imana zimusunike mu izina rya Nde. Icyakane ni ukwakira ubuntu bw'Imana, ni ukwakira imbabazi z'Imana, ni ukwakira Roho Mutagatifu w'Imana, ni ukwakira Umwuka Wera, ni ukwakira icyo Imana ivuze. Icyagatanu ni ugutera intambwe ikurikira. Haleluya. Hanyuma Bibiliya itubwira abahise bava mu Egiputa, Mose amaze kumenya ko yarerewe kwa Farawo ariko atari yavukiye, byabaye ngombwa ko asiga icyubahiro ajya mu butayu. Maze mubyumve neza. Hanyuma ageze mu butayu, mwumve neza aya magambo maze muyumve. Kumenya uwo uri we, kwakira ubuntu bw'Imana, bigusunikira mu gusiga byose. Amateka avuga ko Farawo yari afite umwana ungana na Mose, umwana we mukuru, ariko Mose yarakunzwe cyane kuruta umuhungu wa Farawo. Kandi Mose niwe wari umaze gutoranywa kuba Farawo wa kabiri usimbura Farawo. Ariko amaze kumenya ko ari Umuyisiraheli, arasiga, Imana ajya kumuhamagara, arahaguruka aragenda. Mwibuke Imana imaze kumubwira ngo haguruka ujya kwa Farawo, uzane ubwoko bwanjye. Imana yamubwiye amagambo, Mose ntabwo yumvise neza. Yamubwiye ngo mbabarira umpe ikimenyetso. Banakivuze hariya. Ariko yamuhaye ikimenyetso gikomeye, imuha ikimenyetso cyo gukora inzoka. Iraba ngo Farawo nagusaba ikimenyetso, ufate iyo nkoni ufite uyijugunye hasi ihinduka iki? Inzoka. Umuntu wa rujenerali afite amapeti ahangaha, yambaye botine, atwaye masotera, hanyuma intwari baye ikibando, yambaye za rugabire. Ndashaka kuri iyo filozofi, ugiye ahantu ibwami witwaje ikibando, ugiye gukora umuserebanya. Arazamuka ageze kwa Farawo, abwira Farawo ngo Farawo, Uwiteka arambwiye ngo rekura ubwoko bwe. Farawo ntabwo yari azi Uwiteka, yabaje kumubwira amazina atatu. Araba ngo Farawo natamenya Uwiteka, uzamubwira ngo nitwa Ndiho. Ndiho nawe ni yari amuzi. Aramubwira ngo noneho natamumenya, uzamubwira ngo ndi Imana ishobora byose. Mbatangariza ko Imana twaje gusenga hano ni Imana ishobora bingahe? Twavuze ngo amen. Muri byose wizeye ko n'ibyawe birimo? Urabyizeye? 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 Uyu munsi bikubera ko wizeye. Bikubera ko wizeye mu izina rya Nde. Twavuze ngo amen. Ageze mu musaba ikimenyetso. Ubundi ngutangarize ko iteka ryose Imana igutuma. Imana nigira gute? Niguhagurutsa izaguha igisubizo mbere yuko ugeraho igutumye. Izabizi ibyo bazakubaza, izaguha igisubizo cyabyo. Agezeyo, ikimenyetso aguhaye ni iki? Afata inkoni ajugunya hasi ihinduka iki? Farawo atari ko shaka nkubaza. Mose, iminsi uvuye hano wakiragiwe, niwe navugaga, aka kanya wibagiwe imbaraga tugira. Farawo ahamagaza abapfumu 250, ahamagaza abarozi 25, ahamagaza abakonikoni 25, ahamagaza abanyabwenge 25. Babaye bangaha bazi kubara kibaye 1000. Arabategeka ngo buri wese azane ikibando,
baje bitwaje ibibando babihetse, bagera imbere ya Farawo basanga inzoka ya Mose iri kwinyagambura. Yamaze kwikora Mose Farawo ati aka kanya koko urukora ubumaji ubwo dufite ntabwo ubuzi kweri ko turenze twebwe iminsi uvuye hano ujyabe ko turenze twebwe. Umva ibyago bagize, ntabwo bishe yanzuka, ntabwo basi iyo bayica bene bakareka kwipfa, ahubwo baravuze ngo Farawo yavuga ngo ndashaka umukora inzoka nonaha. Bakubita hasi ibibando bene kivuga ngo bakora inzoka 1000 bakoresheje uburozi bwabo. None Mose yakoze inshira imwe bakora inziramire 1000, inziramire zirinyagambura 1000 zirajagata. Baraho ngo abanyabwenge Farawo araho ngo yikomanga mu gatuza ngo aravuga ngo ariko sha Mose ari Uwiteka ari na Farawo ninde ukomeye kandi baba byarukuri. Ngo Uwiteka koze inzoka imwe, Farawo nkoze inshira 1000, ninde ufite imbaraga. Mose arebye asanga hari yibeshe. Hari igihe Imana idutuma rimwe na rimwe tugasanga twaribeshe, hari igihe Imana ivugana nawe ugasanga waribeshe, ariko iyo yavuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora. Tera haleluya! Izabikora. Umva nkubwire, izabikora babyemera batabyemera, babishaka batabishaka, babikunda batabikunda, nta n'umuntu izagisha inama mu izina rya nde. Ariko twavuze ngo amen, twavuze ngo amena. Mwacyari hano cyangwa dutaye? Mose akiraho ngo arabata ariko sinaba nibeshe bamuganira ibiyoka bijagata 1000 yaba ari Imana yanumye. Hari igihe Imana ivuga rata tukiramanda tukivuga yabari ngo akiraho Imana ibonye ko Mose yatinye imubwira ijambo ryiza, iramwa ngo Mose we witinya, humura, nduwo ndiwe, nduwo ndiwe, nduwo ndiwe. Haleluya, haleluya. Iri mubwira mu Kinyarwanda biva atari cyumvize banga ndivuga mu Gifaransa sha uryumve neza. Iramwa ngo Mose jewe je suis, jewe nduwo ndiwe, nitwa ndiho, Imana ishobora byose. Tera haleluya. Ngo akivuga ayo magambo Mose akiyumva ngo agiye kubona inzoka yirasamye, ifata uruziramire rwa mbere irarumira, ifata urwa kabiri irarumira, 100 irazimira, 300 mu gifu, 600 muri bushati, 800 mu gifu cyo ku ruhande, 1000 irazibika. Ngo arangije arambura ukuboko afata ya nzoka yamize za nzoka zose imbere y'abakonikoni, imbere y'abanyabwenge, imbere y'abapfumu, imbere ya Farawo, zala pira rala kita ngo ihinduke inkona ako kanya. Twavuze ngo amena, twavuze ngo amena. Ihinduka iki? Mu yandi magambo yaramaze kwibikamo imbaraga zose zo muri Egiputa, iz'abapfumu, iz'abakonikoni, iz'abarozi, iz'abahanya, iz'amagambo zose yazitwaye. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amena, twavuze ngo amena. Ariko muri hano cyangwa okay, ngutangaza muri aya masengesho nona tugiye guhamagara Imana igutiza imbaraga zifata ibyakurwanyaga byose, imbaraga z'abarozi, iz'ubushomeri, iz'amadeni, iz'uburwayi, tuzitahane mu izina rya nde. Mbabara uvuge ngo amen. Haleluya. Tabisa la dipaya. Haleluya. Izabakuvuze, izabakwanga, izabakurwanya, zose zifate none hanga, zose zifate none hanga, zose zifate none hanga, zose zifate none hanga. Wiza imbaraga z'Imana nguhaguruka utera haleluya. Imana ishobora bingahe? Imana ishobora bingahe? Cyavuga imbaraga z'Imana wowe ubwo se ushaka kuvuga iki?
Imana dukorera ihagije ubwayo. Maze iminsi mbwira abantu, kamureke mbabwire abantu benshi barayobye. Ndi kurwana n'abapastori. Ndurwana n'abapastori babesha gusirirwa babesha abantu. Ngo zana ngo igitambo, ngo zana ngo tukoreho ngo karande. Ayo karande ni igiki? Igitambo wagitamba ni Yesu gihaye. Yesu ko ari igitambo. Mwigo mutamba ibitambo. Basi mutaje mutubaka inzu y'Imana sanze muyaduye basi tuyarye. Uzayamenya guri inkweto cyangwa se nyagura amakositimu menshi. Ikwiye gutanga ibitambo, igihe watangiye ibitambo, Yesu yaje kumara iki? Izo karande, nge nabwiye n'abantu ngo urusengero rugira karande. N'umupasiteri rusengera abantu kuri karande buri munsi, abaririmbyi be, abakristo, abadekoni be, ntago zarukandagiramo. Habo ni ufite karande, urwo rusengero rwawe ufite karande. Bibiri avuga ngo niba twarabaye muri Kristo Yesu, twabaye cyaremwe ibyakera byo guterekera iby'imangwazi wacu za zabasokuruza, izo kunywa izo gizo basambanye. Bazasigarane bahone nazo. Bahuzahwana nazo. Njewe nje muri karande kwa papa, ibyakoze ndabizi. Njewe ndi musha none ahanga. Nimara gukizwa nabaye musha. Njewe ndishimiye musha apana kwa Bizimana. Simwibwa bababesha gusa bakabarindagiza mukanga gukurukura inzu y'Imana ngo ikarande ngo ibitambo. Mwararindagiye. Ibitambo bijyana he? Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Abantu bayatanga n'abayafata bose barayobye. Bose ni injiji zo kubabarirwa. Imana ibababarire. Katwikomereze. Hanyuma igihe cyaje kugera, Imana ihagurutsa abayisiraheli. Ngeze mu museke noneho. Ibintu bitanu Imana yakorewe mu museke. Nyo ngiye gusorezaho. Dusenge umwe n'Imana ko mbatindira mu mbwire. Haleluya. 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 Icyambere cy'ikimenyetso cyari kiriho nuko hari inkingi, marayika yaje mu nkingi abagenda imbere. Kandi wibuka ko abayise bajya mu Egiputa ntabwo bigeze bambuka inyanja itukura. Hari indi nzira y'Igikanani. Kandi iyo nzira bavuga ko bagomba kugendamo iminsi 7 yonyine bakabagezayo. Ni hari hafi, ariko nubwo hari hafi hari risk z'urupfu. Ariko Imana kitumita gutabara vuba. Inzira bakanyuzemo vuba irimo abadayimoni, irimo urupfu. Yabaye kuretse urugucererwa kugira ngo batakwica. Ariko nibura utinde, ariko iza gera y'amahoro umugani wa polisi y'u Rwanda. Mugenda gakeya ariko mugere y'amahoro. Urumva? Bashema speed governor ibyapa 60 ariko nibura mugere mu rugo. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ngo inkingi bajya imbere. Inkingi ideviye wa muhanda ica uw'ishyamba kandi gahura n'ukurikira iki? Inkingi. Niyo mpamvu turimo gutinda mu rugendo nuko twakurikiye atuyobora hashaka. Ariko ushatse gucapanya wagenda vuba ariko rimwe na rimwe wagwayo. Hanyuma kuko yarakurikira inkingi tutize mu rugendo. Baragenda. Ariko mureke mbabwire. Baragenda. Ngo bagere hirya bakiyishamba barazanguruka, inkingi bagenda imbere bakayikurikira, bagiye kugira ibyago bikomeye babona bageze ku nyanja itukura. Cyampaye nka data. Bahagera ku manywa barahagarara. Wumve ikigeragezo cyari kindi gikomeye. Ngo ku ruhande bakabona n'umusozi muremure uterera ureba ibuye, ku rundi ruhande n'umusozi uterera. Ngo bageze nijoro bagize ibyago bumva inyuma yabo hari ingabo za Farawo. Babati noneho Mose sha iyo bavuganye nayo ntago ariyo, iyo bavuganye nayo ni Imana nyabaki, ntago ari zinyanja ko tugiye gupfa. None se turinda kwiroha mu nyanja twiyahuye yitwikira hakurya, habasi tukagwayo. Namva zabaga mu Isiraheli mu Egiputa. Ese koko nta zari ziri? Zari zihari. Nese nitwaryaga. None se ibi nibiki? Bibiliya ngo Mose aje gusenga atakambira Uwiteka bugeze mu museke. Haleluya. Mu museke Imana izekora imitangaza bikomeye ikwiyereke mu izina rya nde. Kandi bageze ku nyanja itukura. Wumva ikintu cyabayeho. Inkingi yo yarakomeje irigendera ibasiga aho ngaho. Inkingi yakomeje irigendera kuko inkingi yigenda hejuru y'amazi, iratambuka hejuru y'amazi, inkingi irigendera itambuka hejuru barayireba. Bibiliya ntabwo ibivuga ariko nekeza ko bayihamagaye. Inkingi kudusize ukadusiga hano. Inkingi ikomeza irigenda bima amatwi irigendera, basigara baboroga.
bugeze mu museke. Haleluya. Farawo abegerera basatira. Bibiliya ivuga ngo Imana iteruye ya nyingi irayizana ibakisha hejuru ibashyira hagati itandukanya Abayisiraheli n'Abanyegiputa. Ku Banyegiputa ngo yakubita ikintu cyitwa umwijima w'igikorwaho w'icuraburindi. Bajya mu mwijima babura ubugenda barahagarara. Hanyuma ngo ku Bayisiraheli yahindura iki? Umucyo. Haleluya. Mu mucyo abantu bararya, mu mucyo abantu babaho. Ngo ahinduka umucyo. Hagihinduka umucyo. Haleluya. Bibiliya imbwira iki? Ibwira Mose ngo Mose zamura ukuboko hejuru urambura inkoni hejuru y'iki? Ubundi Mose yarameze sitira y'abapolisi n'abayikuye ngo akirambura ukuboko, akizamura ukuboko arambuye inkoni hejuru y'inyanja. Bibiliya imbwira ngo Imana izana umwuka wo mu mazuru irafuha mu mazuru gusa, ngo amazi yafu aragenda, ayaruguru aravura, ubutaka burazamuka, tayari leta riti bigiyemo, tayari kaburimbo anava go quickly mujyande. Twaza ngo amena, twaza ngo amena, twaza ngo amena. Ariko mbere yo gukora uyu muhanda yabaze gufunga amaso Abanyegiputa kugira ngo batabona uko Imana ikora. Ngutangariza ngo uyu munsi hagati yawe n'imbaraga za Satani Imana ishyizeho urugabano kugira ngo ukore igitangaza mu izina rya nde. Irabanza yashira amarido ikora igitangaza batabireba. Ngo barambuka bakigera hakurya. Bibiliya ivuga ngo uwa nyuma amaze kwambuka Imana ikuyeho rido. Ikuyeho rido isanga umuhanda wabonetse, ngo bajya kuwigana. Reka babwire inzira Imana yaciyemo itabara Pasiteri Shimiye ntabwo ari izanyuramo igutabara. Iyo nzira iranduye irimo n'abadayimoni, nta nubwo ari iyawe. Imana iracyafite inzira z'amasugi igomba gucamo ku muntu wese ikamutabara. Ifite inzira yawe utaranyurwamo n'umuntu n'umwe, kandi wibuke neza ko numara kuyinyuramo igutabaye izahita iyifunga iyisibe kugira ngo abadayimoni batambukiramo. Twavuze ngo amena, twavuze ngo amena. Hatazagera undi muntu yipirata aza kuyigana. Ngo barambuka bagezemo hagati, yehe ibyabaye murabizi, amazi fini, urubanza sinzi uzaruburana. Niba ari Mose, niba ari inde, sinzi uzaburana urubanza. Gusa numva ngo bashaka kuzarega. Abanyegiputa ngo bashaka kuzarega, nije gusoma mva ngo bashaka kubyutsa urubanza, sinzi uzaruburana. Haleluya. Imana ikora igitangaza mu museke barambuka. Mu museke, mu museke muribuka umugabo witwa Yakobo. Yakobo ahaguruka agiye kwa Labani, yasabye Imana ibintu bitatu. Yarayibwiye ngo numbabarira ukama imyambaro yo kwambara, uyu muntu ari yambaye ubusa, ukama ibyo kurya, Sefi ntacyo yari afite, arenze ngo ukama umugisha, ngo ni nahi wacu, ngo nanjye ngo sinzabura kugwa kimwe mu icumi. Ahiga umuhigo, aragenda akora imyaka 7. Umugore baramumwima baramwambura bamuhundi. Akora indi 7 baramumwambura bamuhundi. 7 bagize abagore 214. Akora indi myaka irenga nk'10 batangiye kumwambura. None urumva atangiye gukorera amatungo ye kugira ngo nawe abone iki? Ubusho. Yakora bakamwambura, batangiye kumubwira none hama baratabaho. Ngizawe nizibihuga kuva mwabaho mwari mwabe nama y'ibihuga. Mukanya zikaboneka, mukanya ngo yahe izo sizawe, izawe nizibitobo mwari mwazibona. Amubwira ngo mwaratabaho, arangije ngo bwa nyuma na nyuma ngo ngati none izawe ni isine. Isine y'iname baho. Yakobo ngo bone cyamuyobeye, mureke babwire mukanya turakora ubumaji ahari kabisa. Akora ibintu by'ubumaji kandi Imana iramuhira.
ngo afata uduti tubise aradushishura, afata amabara bamubwiye y'isine asiga ku duti. Isine isa mbese amabara asa nk'ayisine, amabara bamubwiye aradukomanya, adushira hagati, ashiraho uruzitiro, adushira hagati aho intama zigomba kunyura zigiye gushoka mu mazi. Ziraza zirasimbuka, zidusimbuka zose, zidusimbuka 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 zidusimbuka, ngo zigiye kwima, zigiye kubyara, ngo zose zitara ya mabara yose yakoze. Champaye God, haleluya. Tayari amabara bayafashe, zikurikiye kongera kubyara, zijyana ya mabara. Za zindi zavutse zose zigiye kubyara, zijyana ya mabara. Ngo agiye kubonabona isho ryose ryuzuye amabara ye. Bugeze nijoro amwe ati Yakobo, hari ikintu ushaka? Fata ibyawe, iby'abandi bisige, nzabana nawe. Araterura, arashorera, aragenda. Ahangaha yari akitwa Yakobo. Ubyumve neza, yavuye iwabo yitwa Yakobo, agaruka n'ubundi akiri Yakobo. Ngo araza agera mu ishyamba rimwe ataha, yatinyaga na mukuru we, hanyuma ngo arangiye araharyama yisegura ibuye. Icyo bita kwisegura ibuye ni igihe uri mu kaga gakomeye. Reba nawe uryamye ukisegura tabureti y'ameza, wasinzira? Suko ni umusego. Ibaze uryamye ukisegura iyi bafu, ukisegura intebe, babyita kuryamana agahinda. Mu yandi magambo yaryamanya agahinda. Hari igihe abantu baryamana agahinda, uzi kuryamurira mu buriri bwawe nta muntu ukubona, yibiseguye ibuye. Araryisegura, atangira kwinginga Imana, bati Imana, ibyo nagusabye warabimpaye, ariko nakitwa Yakobo kabiri, ese waranyica? Yari afite ibibazo. Ngo marayika ngo araza, akiza bayamubonye, ngo aramufashe, yamufashe atazi uwo ari we. Bararwana paka ijoro ryose rirarangira, yanga kumurekura. Bibiliya ivuga ngo bagera mu museke. Mu museke sha, haleluya. Marayika amubwira ati Yakobo ndekura, dore burakeye, warwanye n'umuntu utazi. Ati sinkurekura, nakumenye, uri muntu ki? Mbwira niba uri igisambo, shaka kurwanya inama zanjye sha, mbwira. Abafata marayika ngo agerageza tekinike zose z'abamarayika, arafata ati wawe ukata umutsi, ndagufata, sinkurekura. Aramubwira ati noneho reka nkwibwire, njyewe ndi marayika. Ati aha, niho nashakaga sasa, ahubwo ngize amahirwe, ndagufata. Aramubwira ati marayika, Yakobo abantu barambona, ati bakubone, bakubone, icyo ngusaba ni kimwe, kugira ngo nkurekure, banza unkureho izina ryitwa Yakobo, mpindurira izina, banza umugisha. Haleluya. Reka mbabwire, muri iri teraniro marayika umufate mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho y'iminsi gahe 2, marayika umufate n'umurekure. Aramatitsi nkurekura, abantu bakubone, mpaka ku manywa y'ihangwa abantu bakubone. Cyangwa se muri umuseke, kora icyo ngusabye, nkurekure ugende, sino ndagufata abantu bakubone. Abati marayika bati no kuri ko Imana umugabo aramfata kabisa, abantu bari bumbone. Marayika amaze atajya witwa nde? Tindwa Yakobo. Ata umva rero ngubwire, uhereye umunsi, uhereye nonaha wakiranije marayika, ugera mu museke, nukiri Yakobo, wiswe Isiraheli. Uyu munsi Imana guhindurira izina. Hari amazina bakwitaga simbizi, ariko uyu munsi wa none Imana ihindura izina ryawe mu izina rya nde. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amena, twavuze ngo amena. Madamu wowe haguruka, wego wino hano. Haleluya. Imana ihindura izina ryawe. Uwo muntu mumfate mu kiganza mubwire ngo Imana iguhindurira izina. Mubwire ngo Imana iguhindurira izina. Hari izina bakwitaga, uyu munsi Imana ihindure. Hagarara aho ngaho, hagarara aho ngaho, hagarara aho ngaho. Ndeba hano mu kiganza. Uwiteka Imana ishobora byose, uyu nge simuzi ariko uramuzi, kandi eni pesikalayi. Aba
Imana igumishe. Haleluya. uyu munsi Imana iguhindurira iki izina? Sinzi izina bakwitaga, ariko uyu munsi Imana irihindure. Imana irihindure. Imana irihindure. Imana irihindure. Imana irihindure. Umunsi umwe nari ngiye mu Bugesera kubwiriza mu giterane cy'iminsi 3, ariko bwari kuwa gatanu turigomba kubana n'abanyamasengesho uwo munsi ku mugoroba. Hanyuma kuwa gatandatu igiterane cyagomba kubera hanze hamwe no ku cyumweru, njyagomba kukigisha muri iyo minsi 3. Uwo munsi kuwa gatanu bari batumiye abanyamasengesho ba paruwasi yose ikirirango. Hanyuma yari afite imidugudu 23, yari paruwasi nini cyane batarazi katagura. Ngeze muri cyoho hagati mu bwato, numva ijwi rimbwira ngo ndakora igitangaza kuri uyu musozi. Ibitangaza numvaga ari ibintu by'ibihe byiza, nuko twatubizi. Ariko n'umuririmbyi witwa Eliya turambuka tugera hakurya, baza kudutwara n'amagari, za moto ntazo, amagari niyo yadutwaraga. Cyo gihe mwivuga butumwa turagiye, tugezeyo tucicara, bugeze mu saa 12 bazana inkuru ihita itubwira harimo umugore witwa Odeta yari atuye hafi y'urusengero. Umugabo yari umudiyakoni, Odeta yari umuririmbyi. Hanyuma yari kwa muganga iyo ngiyo zangenda. Hanyuma inkuru y'incamugongo ibirakubise ko yapfuye. Mu gupfa bita birarangira, induru ze zirabaye, igiterane kirarangiye, mbese bibasaba yago. Hanyuma biba ngombwa ko bamuzana, urumva na morgue, cyo na morgue zari nkeye. Cyeka ubu ngubu morgue nabwo zabagamo bakire muri Kigali n'abandi. Banazaga umurambo mu rugo, mu gitondo bagakora isanduku bagashingura, bamuzana mu ngobyi, ibipamba ahantu hose. Stephen yapfuye, bamworoshe. Bageze ku rusengero, kubanyuraga ku rusengero ko cyera tunyuma y'urusengero nkuko hano hatuye na hano hepfo, numva ijwi rimbwira ngo nimumuzane tumusengere. Mushumba arabati cacaka, bamusengera. Si ibyo ni ibiki wowe? Wari wabona umuntu wasengera wapfuye? Kubasengera umuntu ugihumeka. Nimumuzane. Noneho abantu bo bahita birukanka barusha mushumba imbaraga, bazana ingobyi mu rusengero. Abanyamasengesho bose baramaze kwicara, abandi bagenda baza. Ndasenga, nafashe mikrofone barambika nkari, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu muzure. Uko ndi gusenga ngira ibyago bikomeye, numva ijwi njyenyine nta wundi muntu uryumva. Irambwira ngo nimuryamishe mu nguni y'urusengero, ku cyumweru azazuka. Metavuga ni kuvangirwa kurabaye. Toka dayimoni abazimu, toka kwa jina la Yesu. Ngasenga cyane, toka dayimoni Satani. Kuya unibuka nijwi. Ijwi rikambwira ngo muryamishe mu nguni y'urusengero, ku cyumweru azazuka. Kari kwa gatanu. Ndasenga cyane rukana abadayimoni, toka Satani. Ngatokesha batanzwe ntokesha. Ijwi rirambwira ngo niba muhamba gapfa, ubugingo bw'uzabubazwa. Hashe mu bugingo n'abantu ntabwo nabazwa ubugingo bw'umuntu. Yazara kuba ari umubiri we nakubazwa, ariko ubugingo bwo sinzabubazwa. Nimwumve ko Imana ivuze, ravuga ngo nimuvane mu ngobyi mumuryamisha hariya, ku cyumweru azazuka. Mushumba yasabaza mwarimu, ni wari wandaritse niko ni wari bagana iyo torero. We mwarimu, uyu muntu wamukuye he? Mwarimu ati rwose twahuriye Nyamata mushumba, rwose nyakubahwa mushumba. Ndakubaza we, igafifi wayivanye he? Uyu muyobe wamuvanye he? Mushumba mwarimu ati rwose mbabarira mushumba, rwose mbabarira ndagusaba ibibazo. Atanze ka mikrofone ngucyarare. Ndicara, aranje arambwira ati okay, mu gitondo mubyuke ata Chokoza ryame burije, ariko mu gitondo simubone hano. Numva nibyo, ndicara nkariya, bikababwe guhanura ntago ari ibintu byoroshye. Nimujya mubona umuntu hanura ntago ari ibintu byoroshye bavandimwe. Cyeka wenda basiga babipirata, ariko guhanura birakomeye. No kugira ngo uvuge ijambo gusa mu kanwa ntago ari ikintu cyoroshye. Yicara hari, ndicara mukanya nsengera gusimana ko yapfuye n'ubundi ko atari bamwishe, bireka gapfa basi nkabwiriza nkitahira, cyangwa se tugashingura mu gitondo nkitahira. Bayakwa bintwaye iki kuya musebere hano, wabikoreye iki? Ijwi rirambwira ngo bwira umushumba ngo ndabyirengera, wowe natazuka ku cyumweru uzabyirengera.
mpita bivuga ni mushu mbabarira umuntu wamuryamisha hari kuki umwana atazuka nzabyirengera. Imana imuhuma ubwenge iramuyoba ati ngaho mbere zana ikaramu hano jana agenda barayizana nkera agenda byandike ndandika njyewe shima Imana Jean Marie Vianney ndemera ko uyu muntu atazuka ku cyumweru nzabyirengera bazabimbaza. Ndandika ndasinya arabaza ngo mfite ibyangombwa ndabifite zana hano meze irangamuntu ndayimuhereza. Nta kintu mfite agatabo ka banki nakoreshaga rimwe icyo gihe ndamuhereza. Nta kintu mfite sepasi mwe y'igipapuro bazingura gutya ndamuhereza. Abereza umutekoni bagiraga akabati kabaga mu rusengero arabango shiramo ubibika ufunge uharinde. Hanyuma n'abandi ngo byimuyitware muterure muryamisha hari baramburikira go baramryamisha mba amategeko mu muryamisha mworose umubiri wose tayari aryama mu rusengero. Turabwiriza abanyamasengesho mu gitondo barataha ejo ikiterane mu gitondo kibera hanze tujya kurya saa 10 turagaruka saa 1 mu gitaramo cyarangiye saa 3 z'ijoro abantu bose baragenda. Mushumba tanga itangazo ngo nta muntu numwe wemeye ko yakora urusengero kuko bari bazi ko mu gitondo pandagari ribuze polisi ribuze gutwara umuyobe. Hanyuma barasohoka guca mu gikari baragiye bamaze kugenda ndavuga nti niga muri geography twavuze ko umunsi urangira saa 3 z'ijoro ubuse ni warangiye umunsi njya kureba reka mbabwire impamvu abantu bagukunda urayizi bayikunda urayizi uyu mwuka uhumeka wonyine nta kindi bagukundira iyo bagore hani shushu squid ati mavi iki mubera umwuka wonyine. Uzarebe igihe umuntu yapfuye bakamuramisha mu cyumba bamuryamisha umugore ntabwo kijyamo rakarahunga te agenda guteka agenda hunga tshwe uzari no kujya muri maruka hari umupfu kujya yose na nyina baramutinya bajya kumumwogereza ariko racavuga wowe umuntu wapfuye nta muntu ugukunda bagukunda kubera uyu mwuka gusuhumeka. Hanyuma uyu mwuka ugihumeka ukoreshereza Imana neza izaguha umugisha basi nibura nunapfa muzabane. Mba ndagiye ndagenda ngerayo ndamworosora ndavuga se kumuzazibaye satani minota 10 ngora ku maguru ngo ndebe wenda ko maguru atangiye kujya gute gukora muvomo nakora ku maguru rekada kuguru ngasanga ko baye nk'icyuma naguhina kugereka ta kumeze nk'igiti niguhinika umuntu wapfuye asana gusa Imana yari yamwumishe waye nk'urukwe apana kubyimbagana mwaze kwijose gutya ryari meze gutya ndarihindura rekada ryabaye nk'icyuma ngora kukubako ngo ndebe wenda ko kwagira muvoma mukoze gutya ngo nguzamure mbona umuntu wese areye gutse gutya aha ni ryamada ndasenga sasa rero ndasenga we iminota 5 yakakuzuka fata ikoti nari nambaye ndikuramo ndari mworosa ngira nka Petero ndari mworosa ndasenga yakakuzuka nabani karabaye ndikuraho ndishira ku ruhande ndapfukama murambikaho umusaya mbese nihaye ibikoresho byose bya Petero nabandi murambikaho umusaya ndasenga yakakuzuka ndavuga ni nubundi si ubwa mbere ubesha ndatashe ndavuga ni ubu ndatashe jewe narasohotse njya mu cyumba aho bariraga kuko twari iryo joro noneho ndicara ako mfite igitima gikubita mushumba kabaza ngo kutarya sha ni mu micyayi bagitereka ahangaha kikananira ni mu mefanta bayitereka ahangaha ikananira ni mu mamazi babitereka ahangaha bikananira byose naraye nari ijoro ryose nibaza ibyambayeho nibaza ukuntu ndi bwifate mu gitondo nibaza ukuntu Imana yanshutse nibaza ukuntu Imana yandindagije nibaza ukuntu Imana yambeshe. Hanyuma umugambo nzamurambwa ngo wegenda uryame mu gitondo saa 10 ubyuke wigendera byangombwa bisigaranye umanuke mu mihengeri ujye mu bwato muri cyohoha wenda ubwibe bw'abasare ubuyobore bukujyana i Burundi nuko n'umutima wari usumbwira saa 10 ngo mbyuke ngiye kugenda ijwe ngo senga ndasenga mu musace Imana taje gukora igitangaza ndasenga saa 11 nyisenga abadakore barakomanza ati amazi yabonetse tujya muri dushe cyampaye urusengero batinye kurukingura ngo muzime ngo atabafata ndoga maze koga abapasiteri no kunywa icyayi byabananiye byabayobeye maze koga umutima kanga ati rero genda wambare ndambara ipantaro shiraho ishati shiraho costume ikoti igikapu nyireka mu nzu n'abantu neho ngiye kwiborosa mbite soka kuri toilette inyuma zabaga inyuma y'urusengero nyuma y'igikoni none hari imihengeri yari yarakuze njye mite manukiramo gutya mite nigendera mugende kukuborosa mu kanwa nkaraba
mu museke Imana ikora igitangaza. Ifata uwo mugore witwa Odeta iramubyutsa mu rusengero, arakingura urusengero, twaze ngo amena. Akingura urusengero, aratambuka atera ikorasi ngo nanjye Mana nzajya ngukorera. Hanyuma abamuzi nubavuga ngo yazutse, bari bamuzi ngo yazutse, ngo bavuze induru. Noneho mba namubonye bari kumuhobera, ntabwo najya kumuhobera njyewe, nahise nuzuzwaho narindi ndasimbuka, najya kuvuga indimi nyinshi cyane. Uyu munsi Odeta arahari, nyuma yo gupfa amaze kubyara abana 3, arahari ni muzima. Twavuze ngo amena. Mukuru we twasengeye kugira ngo ashinjwe afite imyaka 47, atuye imbandazi hano hepfo, yari n'umwarimu w'itorero. Uyu munsi ntatuye. Ibivuga bifite fact, ni ibintu biriho. Ikimana idashoboye ni iki? Mu museke Imana ikora igitangaza. Mu museke ni mu buzima, mu museke ni mu gitangaza. Twavuze ngo amena. Sinzi ikibazo ufite cyane n'Imana. Niba izuru wapfuye akamara iminsi 3 ameze nka Lazaro akazuka, wumva ko petit problème ngo amadeni ngo ubukene ngo kutabyara, nushaka ufite imyaka 80 ndaje ngusengera ubyare. Niba uhari uze guhaguruka uze hano ufite imyaka 80, niyo waracuze uze kuza hano ngusengera Imana. Uri mahanga utarabyara waracuze uze hano. Niba urimo hano waracuze ufite umugabo uze ngusengere, Imana, uze ngusengere. Namaze kwizera, ndumva kwizera kwanyishe, ndumva wama nk'intare nkayishwaje guza none ahangaha, ndumva wama intare akakanya nkayirya. Haleluya! Ndumva nagize kwizera guterura ibimuga noneho. Niba gihari mukizane hano tugisengere. Twavuze ngo amena. Hejuru ibyatubayeho hari imbaraga z'Imana ishobora bingahe byose. Mu museke Imana ikora igitangaza mu museke. Uzijabere mu museke. Uzijaberemo. Ngewe Imana yanabaye mu museke. Imana yanabaye mu museke. Nishaka vuga kansenga Imana. Ngewe njya gukora ubukwe ku Murindi, babanje kubyanga. Barambwira ngo udashinga arabyina. Inama y'urusengero atera bango ntago bishoboka gukora ubukwe. Nanjye kugira ngo nsabe ko banyerekana. Ndafokasinga baranyerekana ko bamakondisiyo. Barambwira ngo tugiye kukwerekana, ariko nawe udukundire uzajya gutura kwa so bukwe ikarenge. Barambwira ngo impamvu ugomba guturayo nuko hari inzu z'imibyizi. Murazizi? Nukuba mu nzu uhinga umubyizi umwe mu cyumweru, hanyuma ugahinga iminsi na mu kwezi, wahinga ibigoroba byari 8 mu cyumweru, ibigoroba 2. Ngo nijye gutura muri iyo nzu. Ndavuga nta kibazo. Ngiye gusohora invitation, ijwi rirambwira ngo mu mujyi ntuzagutabarira. Sohora ku Murindi. Sohora invitation zo ku Murindi. Urusengero ubukwe ni ku Murindi, gusezerana ni ku Murindi, reception ni ku Murindi. Nyitanze bari banyishe. Banyi mu mupasiteri wo kunsezeranya ku munsi w'ubukwe. Kwa naririmbagamo Giovannis iracyahari, yanga kuza kundirimbira. Ninjiga Pastor Sedi, uramuzi mushumba. Niyo wasezeje namwe ni babarira uzusezeranye wenda bakwirukane ari gukora igitangaza. Wenda cyera nzakira nkwiture. Sedi shaka uzamwitura. Kandi kenshi yo duhuye ndamwanditse ngwino dusangire urukwavu. Tururye ni nkoko tuyirye tuyisangire. Unejo nzajya kumureba. Niyo randevu dufitanye. Dusangire. Rwose ejo nzajya kumureba. Arabizi kandi ko mukunda. Kuko ikintu yankoreye kiruta cy'abandi bakoze. Araza arasezeranya. Korari ndirimbamo yanga kuza kundirimbira mu bukwe abantu benshi barabyanga, haje abantu bato bo ku Murindi. Korari yandirimbe ni yaje n'umugore yeteje umugore iza mu Dayihatsu nayo yari yarakubiswe bamanze n'ibyuma byose baza bipakiye muri Dayihatsu. Urumva nabo bari inzahari. Nago bari bararangiye. Ubukwe buraba.
baranga ngo ubwo bukwe bubaye rero tuguhaye amezi 2 yonyine uzaba wapfuye inzara zakwica pe. Uzi ko abantu batera umwaka abarokore muva ngo nta mwaka uriho. Bibiliya yavuze umwaka inshuro 7. Niba ibiri ikintu ivuga Bibiliya ndacyemera. Bibiliya yavuze umwaka inshuro zingahe? Ariko ndashimira Yesu ko tumwakuye. Ubundi umwaka ufata abantu taramanya Yesu. Barabivuga ibyo kurya turabirya, yari yazanye umugore turabimara amezi 2. Uko babivuze niko byabaye. Tubimaze bavandimwe. Inzara yaratwishe, ubusindye ubugari, ninzi wawe ukabuma sinzaburya, nushaka uzana imicece, nushaka uzana isambaza, nushaka uteka inyama n'amafi, ntabwo nzarya. Faza nzarya umugati cyangwa nzige zonyine ntaye. Nanga ubugari n'Imana nabizi ko mwanga. Ubugari si bubi twaburiye nabi. Twaryaga ubugari tugafata ifu tugakora ubugari, ifu yasiga tugakoramo isosi igikoma. Fata ubugari ukoza mu bugari. Namira 2 bigahagama nkabazana kubitamo inkoko kugira ngo bimanuke. Tuburya amezi 3. Nanga ubugari ni wanje simburya. Cyokoza abana banje barabukunda ko burya nk'umuntu ahari niko baburya. Nimugoroba nako twasangira ku meza barya ubugari rakaragaga. Ninzi wawe ukabuteka bizambangamira nyine kuzaburi wawe sinzabukubuza ariko uzaburya merewe nabi. Haleluya. Umugore arambwira ngo umva twasenza y'urubyiruko, nsenga y'itorero, nsenga y'abakobwa, nsenga ya korari, nsenga y'itorero, nasengeye mu mazi, nsengeye mu kiyaga. Batuye hafi y'ikiyaga. Arambwa ngo yaga tusinyazi uyasenge wenyine ndatashi wacu. Ndabana nutaha barangicana kuri kw'Imana. Ihangane. Arambwa ngo rero tujye guhinga ikiraka. Tujye guhinga mu museke. Tujye guhinga. Ndamwe ni madamu sindahingaho. Kandi koko mu buzima bwanjye sinigeze mpinga. Nge nakuri iwacu rwa rugo rusa nk'urwifashe twagifite abakozi benshi bahinga mu misozi ingano bagahinga ibiki byose bakatuzana mu rugo habaga huzuye ibirayi bigera hano hejuru amatoni. Ngiye guhinga. Ndiga primaire secondaire nayizi Muhura. Navuye Muhura njya mu kazi mu Gatsata 98 nari mu Gatsata mu kazi kamemba amafaranga menshi 120 nari umukire 2001 nkivanamo njya muri Minagri nari umukire membe 100 ndavamo muri Minagri baratwirukana nakoze mu mwaka umwe nkora umugabo twa Roger mu Espagne 2002 nkora Roger nari maze no guhamagarwa Roger mamaga 180 nawe yago yari make icyo gihe. Ibyo guhinga rero simbizi nashoje ibyo kwa Roger nyirukanye njya mu by'Imana sefini ibyo guhinga no bimbaza nuko nakuze ubwo buzima bwanjye nubwo nguko CV yanjye mbese y'ubuzima busanzwe niyo nako kazi meruka. Hanyuma birangije umugore namwe sindahingaho arambwa atoke ubwo utarahingaho rero ndatashe uzahinga naratashe wacu ngiye kuba ndi iwacu banshaka amafaranga nuyabona yo kurya hanyuma uzambwira ngaruke. Namwe nihangane arambwa ati rero niba ushaka ngo nihangana tujye guhinga ikiraka kugira ngo umugore atagenda ndamwemerera. Tugenda kuwa mbere bwari kuwa mbere tujya ku Murindi hari ku isoko murabona hari ahubatse ira soko hari ahinze ibishimbo by'umugabo twaza yasa ni umudiyakoni ubu yari imutsibu asigatuye za Rwamagana yari umudiyakoni wacu ku Murindi ngaho patana mada ibishimbo murahabona ukuntu hanganane mo nga hegitari 2 hafi 2 n'igice bagiye gupatana bamubwira 8,000. Umugore ngo abyumve ati nukuri kw'Imana ntabwo tuyasiga. Wa mugore 8,000 hegitari 2 tuzibagara gute nubwo nazi guhinga ariko ngiye mfite logique. Ese hangaha ndamwe niba tuhahinga gakeye tuzahabagara imigizi 80. None se ibi byo kurya tuzabirya nibura iminsi 8 ibi bihumbi baduhaye iminsi 8 imigizi 72 tuzaturya. Arama ngo niba byanze ndatashe mbese turufuye kwa ruguta ndabani ndabyemeye. Twapatanye amasaha 9 turataha nako twakoze tugera mu rugo tuteka ubugari turirira mu museke saa 10 n'igice saa 11 numva arakomanza ati tujye mu kazi ndabye sanga burije amahinga data wa mugore we tujya guhinga nijoro. Arambwira ati abajya kubagara babagara nijoro kare kare. Ndamwira se ni hari murume aturume nawe mu bishimba se nari umurume nyine nose naguru twica
ndamwereka rubanza ruvamo tubagaye nibura humutse. Arambwira ati reka da, ibishyimbo babigara birimo urume, ahubwo izuba rivuye barataha. Ndabyuka ndasenga mu museke, maze gusenga umugore ariteguye, njya muri dushe ndoga, maze koga ndagaruka njya mu cyumba ndisiga neza, maze kwisiga nambara ipantaro nziza, nambara ishati iteye, shiramo karuvati, ngaruka muri salo. Umugore ngo wamara ati umusazi narihe ati ni wowe. Nabaye umusazi ryari madamu? Arambwa zitaho umusazi, ni hehe wari wabona umuntu ajya guhinga yambaye karuvati? Ndamwana njye ndi umukozi w'Imana, ntago ndi bugende sa gutya, ahubwo ndagenda nambaye neza. Turafara imyenda mu kajerekani, amazi mu kajerekani, dufata imyenda tuyishyira mu envelope, turamanuka n'amasuka. Ngenda nambaye karuvati, ndamanuka, imyenda turayifite n'amazi n'amasuka. Tugeze mu murima, ngiye kuvamo imyenda ngo nambare y'akazi, hari agahuru kari gahari nihishaho. Njya kumva numva ijwi rimbwira ngo zamuka Nyarugunga, hariyo umuntu urwaye abadayimoni ujya kumusengera, ndaguha umugisha. Mbwira umugore ni madamu, Imana intumye Nyarugunga. Arambwira ati baza uhinge igutume turangiza saa 5. Ndamwana intumye none ahangaha, mba nasimbutse n'indashaka kanya, mba ndagurutse ndiruka ngo nzamuke ngezeyo. Ngeze Nyarugunga nicara ku rusengero hari gukwirimba, murabona hari mu Busanza no bita Nyarugunga. Mageze nsanga bari gukubura, ndategereza ko bakubura, bahite barinjira, ninjira mu bambere, nicara. Umuyobozi bararirimba indirimbo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, indirimbo ziba nyinshi. Abakristo baba barinjiye, batanya kuyobora gahunda. Tegereza umuntu uri muze w'ubwoya badayimoni we. Abitwa ba Marite batanya kubwiriza, abitwa ba Byimana batanya kubwiriza. Jewe ndiyicarire nka hari cyera kabaye saa 8, mbona bazanye umugore bamuboshye inyuma, yasaze ari guta imyenda. Imana ndagushime kumuzanye, mba naseze kwakira na Yesu Kristo, toka dayimoni barashwigira kabiri, umuntu wabaye muzima turamuhambura. Imana namwe ndaguha umugisha. Reka mbabwire, Imana itaraguha na waguha. Cyo kwigwa bava ngo tantine ngo yarandetse ngo anko ngo mujomba ngo papa, wavuye kwa suta hareba se uzasubireyo. Isa afite umugore we n'abana barihira, nawe ufite umugabo wawe, ni mukarye murye mwenyine cyangwa murye ubusa. Imana itaraguha na waguha. Uzi kugenda ahantu bagateka umuceri uhumura w'umutanzania, bikanga gusha, bigasha, bikanga gusha, bikaguma kuziko, kandi atako babikwimye bana nabyibagirwa. Mukaganira we reka nahe mukanya, reka nahe mukandi kanya, ukaza n'indi nkuru reka nahe, kugira ngo hari wenda bebwira babago reka da nabyo bari buguhe. N'Imana itaraguha. Bamaye amafaranga 300, ngiye gutaha barambwira ati manuka unywa amata muri kantine hara hepfo. Ndavuga ni murakoze, bandamanutse ndavana mbonye ubugari, ndamanutse hasi 15, ndazamuka Indera, manuka inyuma hasi, nari ntuye Gasogi hafi y'akagari ka Rudashya ku mashuri ya College de Spano, ndani ntuye nguru ubugari, turataha turateka turarya. Umugore rero urumva umuntu utafite amafaranga mu rugo nta magabo menshi ufite, zandigabo biba byarangiye. Mwiriwe neza, ubuvuga gace cyane, muraho, ugahita ugenda ugakuramo imyenda wicishije make nyine. Ndicara tuteka ubugari, urumva twarafatekanyaga nkakata ubugari nka busonga gateka imboga, kugira ngo bigende nyine nanjye agahenge kaboneke, kugira ngo nanga amahoro mu rugo. Tafite amafaranga nyine bugufi, urumva. Birangije mu gitondo mu musake, kanguka tugende, byuka. Nabindi bumubaze, nduga ndasenga, njya muri dushe, ndambara kwa kundi. Arambwa turongeye, none wumve imyenda yose n'amazi n'amasuka twabisize mu murimo. Tumanuka gusa niyambariye neza, tuganira gake, ariko bataganira cyane kuko ariko ati nashatse umusazi. Turamanutse, ngeze mu murima ngo nkureme imyenda, nambariye akazi, ijwi ngo zamuka Indera. Imana intumye Indera, ndamwe ni madamu, Imana intumye Indera. Arambwa ati yo Mana igutuma tugeze mu murima, jya ukora igutume saa 6 z'ijoro n'akazi kahabo, igutume saa 6 z'ijoro banza ukore, nizo ya saa 6 z'ijoro igutume n'uburyamye kandi kazi burimo, yagutumye saa 6 z'ijoro siri ukora cyangwa ahungu. Reka mbabwire, dufite Imana ishobora bingahe? Twavuze ngo amen, twavuze ngo amena.
ngeze Ndera ndazamuka ngo ngere Ndera, hari ububyutse abavandimwe, urusengero saa moya rwabaga rwuzuye no hejuru abantu babyigana. Ndabyigana mbwira umuyobozi, namwe njyewe ndigisha mbere, nitumiye ariko ndigisha mbere y'abandi. Kubera iki? Ndamubwira ngiye hari umuntu dufitanye gahunda, sinabwo kumubwira ngo ngiye guhinga. Bamaye kwigisha mbere, nigisha iminota 30 yonyine, urusengero rusigara ruyagara bari mu birere mu mwuka. Imana ikora ibitangaza aho ngaho. Mbwira bakitso ngiyewe nimubona nsohotse nimunyibazeho, hari umuntu usenya nawe gahunda, nabwo ngo ngiye guhinga. Hari igihe umuvuga ubutumwa za hano akajya kubwiriza, we akabwiriza neza, ariko inyuma mu mufuka zero ari bugende n'amaguru. Ndabwiriza, maze kubwiriza ndasohoka, ngeze nk'ahariya umutekano araza amafaranga 500. Arambwira ati watega moto wanywa amazi nibira kureba, ni murakoze 500 kuri nge. Yayisaba nk'ibihumbi 100 tanga ry'itanu. Kuva Ndera kugera ku Murindi ni iminota hafi 30, nagiye iminota 7. Narirutse nyura gucya mu rubingo ndasatura mpitangera kuri kaburimbo. Ngeze kuri kaburimbo numva umutima noneho wanje wa kimuntu urambwa ati kugiye gupfa, nufite runaka si inshuti yawe. Numva nibyo, muhamagare umusaba amafaranga 10,000 kandi umubwire ko ugiye gupfa, umubwire ko sininguzanyo nayo ubuna guhaye. Numva nibyo, njya kugura mitiyu ya 200. Mume mitiyu ijana barayinyima, bamungu ni ya desi barayimaye 53. Nyifata telefone ngo nkopaze gutyo, nyuma yo kopaza nimero ye itaracamo, ijwi rambwira ngo reka ntayari bugwe, arakumvira ubuntu kupa. Ijwi rambwira ngo naje ngutabare, ndamukupa. Mba ndazamutse ndirukangangira mu murima, sanga umugore yafashe isuka cye ari kurira, aboroga, ataboroga cyane ngo abantu bamwumve, aborogera mu mutima, amarira gateba kamanuka nk'amazi, amarira kamanuka wajya muri robine zamanutse. Agashati yari yambaye karatoha kubera amarira. Ndamureba ngira imbabazi, nanye gutoma Imana, umugore wamumereye iki? Ubundi yundeka ije cyo gushaka umugore cyari kingiki? Ubundi se umugore wavanye mu birayi ukamuvana mu madegede ukamuvana mu mateke iwabo, n'icyabu tumumuzana hano nukubera iki? Ntonganya Imana. Ndamureba ni madaha mereze suka hano, arambwa ati wafashe yawe ndashaka iyo ngiyo. Mba ndayimwatse. Arambwa ati sengura uruje ukaca wambaye na karuvati n'inkweto. Ndamani ndabikorana. Ngo se muze nkweto naguze ibyo bishimbo by'abandi, ndamwese ibyo bishimbo birutiza inkweto zanjye. Ubundi se byo birakuruta, iyo bipfuye se bimaze iki? Mfata isuka. Abandi muzi ko bafata isuka bakaca basanga bunamye gutya, kara gafuni. Fata isuka nkayizamura gutya nkuje kurima amasindi, namanura gutya numva biranze, amaboko agatitira. Ndongera ndazamura bwa kabiri, amaboko aratitira bwa gatatu. Numva ijwi, mureke mbabwire sha Imana ukuntu itabara. Haleluya. Itabara mu bintu bimeze nk'ubupfayongo, cy'abantu basuzugura, abantu bapinga, abantu hajya. Ni mwegwe nabwiye kuwa 5 ngo mbere kugira ngo Imana igutabare urabanza ufate igipande kimwe cy'ubwonko, ubwonko futuremo 2, kimwe kibanze gisare. Mu gihe kitarasara kimwe naho uzagera. Analize ku ruhande amashuri yawe mu mibare, jya muri computer science ari uyigira, nugera aha ngaha ubanze hinduke nk'ikigoryi. Ushobora kumvuza ijambo ribi, ariko nuguhinduka nk'umuntu utafite ubwenge. Uri docteur ukirwa wicaye aha ngaho uje kureba umuntu utagaragara. Ubusa ari he? Ubwo itagaragara irakora mu izina rya Nde. Twavuze ngo amena. Nubwo itagaragara irakora mu izina. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Ndamanuka namwe ni madame. Okay, ndakacha bwa kabiri nje kumva numva ijwi rimwe ngo shugunye umwaka. Isuka niyo nari mfite mu ntoki zanjye. Mwumva iyo filozofi. Isuka niyo mfite. Isuka ntago ari umwaka. Ngiye gukoresha ijambo Imana yambwiye. Shugunye umwaka. Nari mfite agasifuni are tayanigira gutyo. Nangira kugakaraga mu kuboko. Uko nkaraga isuka, umugore yifata amanyungunyungu atangira guseka.
araseka we nkabona ari guseka cyane aratembagara. Hanyuma ari guseka numva muri nge arambaza ngo shari ni karame ngo ubaye Dawidi ngo ugiye kwica Goliyati ndamwica. Arambaza se ngo ari he? Nari imbere yanjye ngiye kumuturitsa umutima mu kanya gato mwica fero. None hanga njya kumva numva ijwi ngo jugunye umwaku, ndazunguza isuka ndasimbuka ndayijugunya muri metero 60. Ndamwe dutahe nuko umuhinga wanyu ni nuko duhinga twukwaranje guhinga byarangiye, nuko wanyu muhinga ni nuko duhinga twebwe byarangiye, ni safini byarangiye. Dutaha ahubwo dutahe isuka yabanditse ni yihorere, ninga yihorere wisigemo hano n'amazi yasigemo hano, cyokoze imyenda yanjye tuyitahane, ibindi byose ubyihorere. Bene isuka tuzabagura imijojo ejo tuyabahi. Ushaka iki se? Turazamuka agiye kwishyuza bamuha amafaranga 400 iminsi 2. Ndamwe nayo yareke, nayo ni umwaku, nayo yareke bazayahereho. Arambaza ngo ufite amafaranga? Ni ndayafite, zana tujye guhaha. Mukubita turuwasa, umugore ararira. Ndamwani wirira, uyu munsi nago turi buryo bugari, ugure ibirayi, ugure tungurusumu, ugure indagara, ugure ubunyobwa, ugure amakara, ibintu byiza byose n'urusenda n'amavuta byose bivemo. Arambara ngo nago byava muri amwe n'ugura ibyo kurya, ugura ikimenyetso. Wenda baguha ikara rimwe n'ikirayi kimwe, indagara za veni bazigwe dutahe. Nijo tujye gura ikimenyetso gusa, niba ari ibiryo ntabyo uri bubone, tujye gura ikimenyetso ko Imana dutabaye. Ni cyangwa se zananje kubyigurira niyo byakunaniye. Arambwa ati nta mugabo waguze utuyogoyogo. Mba nazamutse aragura ibirayi inusu, yaguraga 5, agure inusu ya 75. Arayigura shirari. Amakara ya senkani veni senkani tarani baramuhereza. Turazamuka turataha. Cyane imbabura ahati ibirayi turateka. Saa 10 byari byahiye, byari na bikeya. Ashira mu masorori yari amaze ayogayoga. Ati ngwino ku meza. Ndaga tuya dushima Imana ko iduhaye ibyo kurya. Dushima Imana ko duhaye ibyo kurya mbere yo kurya. Indirimbo yo mu gitabo iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, tera korasi. Turasenga. Umugore ava hararambirwa. Turasenga, ndakomeza nsenga ararambirwa, ndasenga mpaka saa 12. Zigeze soza amasengesho. Zana turya byahoze, tunywa amazi birarangira turaruhuka. Mu gitondo saa 1, saa 12 yabyutse atorosha inzu. Saa 1 nari nkiryamye, ndabana umugore nambaza amafaranga yo kurahe. Ndabyuka ncara ku gitanda nibaza byambayeho. Namuje kujya mu murima mukanya nka saa 1 n'igice saa 2 ansanga mu cyumba. Ansanze mu cyumba mpita nsohoka nikira muri saro. Nicaye muri saro amara mu cyumba mwanya yibaza nawe byamubayeho. Ansanga muri saro. Ansanze muri saro ndasohoka njya hanze. Amasaha kugenda yicuma zibaye hafi saa 3. Ngeze hanze mu kandi kanya ansanga hanze. Ansanze hanze nagaruka nicara muri saro. Zibaye saa 3 n'igice. Yaje mu kirere ahita mfata terekera aho ngaho. Zana amafaranga. Guhinga wabyanze? Zana amafaranga. Nta gikoma twanyweye, nta biryo kandi sinamurenganya. Zana amafaranga turye muvandimwe. Ndamaneka tuba dusenga Imana, Imana akora gitangati nk'ubazi wa mugabo. Igihe twasengeye iyi Imana niyumva. Turasigana, muye dusigana ako kanya cyo kumva numva umuntu aramamagaye. W'umukire ati mukozi w'Imana karame atagituye he? Ni nuyi Gasogi imbere y'akagari neza ka Saruzinge, aho ngaho inzira yonyine y'amadirisha y'ubururu. Mvuga amagambo nka miliyoni. Arambwira ngo nduva muri nje nshaka gusuhuza. Ni ngwino tabuka. Umugore ambwa turazana umuntu hano. Wowe urazana umuntu hano? Ndamwani nazare kaze tumuha amazi ayanywe, turayafite atetse ayanywe adusengere. Afite imodoka nziza nk'iya David, nk'iya pasiteri, ifunze ikinuza cy'inyuma cy'abakire gifunzeho. Mwatanga 25-30. Njya kuva rumva imodoka ngo bibi naye namurangiye neza. Funguye rido mbona imodoka ndayizi. Imodoka ya pasiteri David ndayizi. Nyingura kuri saro mba ndagiye ndamusuhuza. Maze kumusuhuza abakire bavuga amagambo make na amagambo menshi. Impamvu batavuga amagambo menshi abakire, nta mijinya, nta minkanyari, nta munyangire, nta mushiha, nta saba yagwa bafite. Nta munyangire, nta shari, nta nzika, nta bya bafite. Abatuje gusa muri we afite umutima mwiza.
abashuje n'umutima mwiza, kuko nta magambo menshi bafite, abafungwe cya kintu gutya gikuraho. Arambwa ngo ibi bintu byose ni ibyawe, ni ibyanjye, nishari itabuka hano. Dupakura umuceri, igitoki, kawunga, ibirayi, amavuta, ibishyimbo, ifu y'igikoma, amata, ji, dutwara muri stoke iruzu, yinjira muri salo, senga amasengesho make ni mwami Yesu umuha umugisha, amen. Ngira madamu nikora ji vuba vuba, kora umushyitsi ji vuba vuba, avanga n'amazi mu birahure, avanga na ji n'amazi, ashyira hari, tereka ibirahure imbere yacu, umushyitsi namusukira ikirahure, ninjye wisengeye, ni mwami ji uyeze, amen. Asukamo cyanjye, ni karibu, ataranywa ndamanafashe, sukayo ikirahure cya mbere, sukamo icya kabiri, suka mu nda, suka icya gatatu, suka mu nda. Iminota 10 nari maze ibirahure bitatu. Umukira ntago aranywa na ji nimwe, arandeba gusa ibyo ndimo, arambwira ngo mukozi w'Imana ngo narije gusura ngo nakubonye ngo ndatashye. Ndamusengera, mbere yo gusenga cyaje ndagikurura ndakinywa, nabyo ngo ndakinywa agiye mbana nagisoma, ndamusengera amasengesho akomeye, arambwira ngo nukuri kw'Imana uransengeye. Ndamuherekeza agera ku modoka, arayatsa, afata feriyamu, mbere yo gukora feriyamu na buriyaje, arambwira ngo ngwino hano. Njimagara mu idirisha, akora mu isakoshi, akora mu mufuka, mu ikoti, akuramo envelope, ati nayo ni yawe, n'amahoro y'Imana bane nawe, nogereye amahoro, ugende neza, Nyagasani akurinde. Ngarutse muri salo, funguye envelope, sanga irimo 60. Haleluya! Mu musake Imana ikora igitangaza uyu munsi. Uyu munsi Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Ndagutangariza ngo uhereye uwo munsi na bugingo n'ubu, uhereye uwo munsi na bugingo n'ubu, nje mfite abana 5, 2 biga segonderi, abandi 3 biga primaire, ariko ni wanje akunda kuba arabashitse, mbura amafaranga ko mwese muyabura, n'umuntu yakeneye, nyeneye nka miliyari. Nje niyo ndimo gusaba Imana none ahangaha, miliyari yo ndi gusaba Imana, kuko nase mfite umushinga ufite miliyoni 303 niwo nakoze. Urumva nyeneye miliyari kurenzaho, si byose? Aho niho rwego ngezemo ko gusaba miliyari, kandi nasabaga inote y'ijana. Hanyuma nyeneye amafaranga ngo mwese muyasaba, ariko umwaka w'inzara wowe wararangiye. Niyo nafite amafaranga yashize mu mufuka, magara kuri butike gusa. We nizeye ohereza umuceri, kawunga, igitoki, amavuta, bihumunyonza tare, makaroni, shiraho fagitire, kora fagitire. Nta nugamba ngo uzanyishura ryari, nta nugamba ngo uzayama ryari, nyamuhigisha shakiye, sheje mbana nayafite ho kanya. Ariko dayimoni yakize gute? Uyu munsi rero muri literaniro, Imana itambika umusake ku buzima bwawe, Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe, Imana yigaragaze mu izina ryande, Imana ikizira ku buzima bwawe mu izina ryande. Hari amagambo bakuvuze, hari ibyo bakuvuze, hari ibyo umaze umwaka usenga, imyaka usenga byaranze, ufite inyatsi n'umwaku byarakuzengereje, ariko uyu munsi wa none Imana ikora igitangaza mu izina rya Yesu. Imana ikizira ku buzima bwawe, Imana itambitse umusake, Imana itambitse umusake, Imana itambitse umusake, mu musake Imana ikora igitangaza mu izina ryande. Tera haleluya! Dusenge Imana, iminota nayimaze muhaguruke dusenge. Jejuru Jejuru dusenge, kadusenge Imana. Haleluya, 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 twese haleluya. Wizeye imbaraga z'Imana, wizeye ubutware bw'Imana, wakira umusake ku buzima bwawe, wakira umusake ku buzima bwawe, wakira imbabazi ku buzima bwawe, wakira gutarwa ku buzima bwawe, wizeye gukira indwara none ahangaha, wizeye kubona igitangaza none ahangaha, wizeye ubuzima none ahangaha. Imana ikora igitangaza mu izina ryande. Ndashaka ngo dusenge Imana, ndashaka ngo dusenge Imana. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amen, twavuze ngo amen, twavuze ngo amen. Madamu, Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Ndagutangariza ngo nyuma y'ukwezi
kwezi kwa munani kurangira uzabona ikimenyetso ishize ku mubiri wawe, uzamenya ko Imana avuganye nawe. Amen. Tuyikomera amashyi yo Mana, ababyeyi muyivugirize impundu. Ndashaka ngo dusenge. Haleluya. Ubukwe bwawe bumaze imyaka bwaranze, warasenze biranga. Umaze imyaka usenga ngo Imana ikugire neza, byarananiranye. Kubyara byaranze, ariko namaze kumenya ko hari Imana yishura amadeni, hari Imana yubakira abantu, hari Imana ikora ubukwe. Narayibonye, hari Imana itanga urubyaro, hari Imana ikiza indwara. Umaze imyaka ufite indwara ikunaniye, izere gusa dusenga Imana. Tujye kohereza umuriro mu izina ryande Ya Yesu. Uwiteka Imana ishobora byose, Haleluya. Uwiteka Imana ikiranuka, Uwiteka nyir'imbabazi, Haleluya. niwe wenyine waremye ijuru n'isi, Asante Yesu. niwe wenyine ukiranuka, niwe wenyine mutabazi, niwe wenyine murengezi. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, uri Imana itinda kurakara, Haleluya, uri Imana ishobora haleluya, byose, haleluya. uri umunyembaraga Kristo, uri umunyabuntu, uri umunyembabazi. Hari abaje barwaye, hari abaje bamerewe nabi, hari abarwaye amaguru, hari abarwaye impyiko, hari abarwaye mu nda, hari abarwaye nabi, ariko none aha ngaha uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana itabara, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi, uri Jehova Shama, uri Imana ikiza, 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 uri Imana ikiza. Turaseze ngo uyu munsi turahamagara imbaraga, turahamagara imbaraga, imbaraga zibohora, turahamagara imbaraga, imbaraga zikiza, zikiza abagore, zikiza abakobwa, zikiza abasore, zikiza abantu, zikiza umuntu uwo ari we wese. Imana ikora igitangaza, Imana yigaragaza, Imana ikingura irembo, irembo ry'umugisha, Imana ikizira, izira none aha ngaha, Imana igaragaze muri aya mavuta. Turasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana uyu munsi bugaragare mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, komera Imana amashyi menshi. Haleluya. Hete pisa na kaide wayi.